bakuzi ba filime nyarwanda White New Free Entertainment Company ibazaniye filime yitwa Umutima Ukomeretse. Abo babingenge ntabwo ese Michael Fabira ajya gusaba akazi mu kabari kugira ngo abashe kuvuza umwana urwaye kanseri, none bakaba bamugereka intumbi y'umuntu, harabikizwa n'iki? Ni Fabira wishimye. umva nkubwire wokabyara n'izina ry'Imana birabiri byabaye nta nubwo mbizi nta n'uruhare mbizi. Iti yari umugore aramushitse bagurisha imitungo, none amukubise inzaratsi, amafaranga atangiye kwishimisha n'abandi bagabo Ngo akundagere kukiza nta mafaranga yanjye. Ni muri filime yitwa Umutima Ukomeretse. Hese uyu mugore ucuruza ingingo z'abantu ahazakiranuka na leta. Ni muri iyi filime yitwa Umutima Ukomeretse. Uyu mukobwa waje kwihora kuri aba bagabo bacuruza ingingo z'abantu ahazabigeraho. Iyi filime irimo ubugome, ubugambanyi, ubwicanyi ndetse n'ibindi byinshi. Murayisanga nk'ibyabaye mwakuze muri benshi. Uyu muri kagenda icyakurusha ni iki? Ngo nirusha gutuma umuntu atajya mu bitaro ngo bamwakire. Ndababwiye ngo murekere aho ngaho. Mumaze kurengwa. Mugeze igihe mufata ibiryo mukabiterana. Utaki. Icyo tubasaba ni ugukora share, subscribe na comment kugira ngo mubashe gukurikirana iyi filime Umutima Ukomeretse. Muzajya muyikurikirana kuri channel yitwa GC Empire.